yo kudushyigikira kugira ngo bimenyekane ko ariyo Mana. Umuntu utarimo gukora Imana n'umugisha. Niba mudafite ishyari ni umusabe umugisha ne. Haleluya. Musengero dufunge neza zacu dufite tuganira mu tamikira dusigaranye nituranza kumva ko Imana igikora mu buryo butagize gute butamenyerewe. Haleluya. Hano pia wajihana hapo na bivuze hano warwaye mbega bose biteguye gukizwa nuko bazana mukidebe umuntu wese agura mituweli azi neza ko azakibona mituweli agiye kwa muganga. Ubwo uri gusa tumenyereze none uri urwaye yaba yamaze imyaka 30 umuntu w'imyaka 38 hano n'indese umuntu ushinyaka 5 n'indese ufite 38 n'utayireje nini simbona mushaje sabari mwese musiya tamani nta ufite 38 n'urusengero itatumiri mise basi itatumitano itatumiri n'ingo bari muri runga none aho yakurwara kandi muri none uyirwaye yirwaye Yesu ashimwe cyane. Yabura umuntu w'umujugunye mu kirere nk'uko yabimenyereye yuko marayika w'Imana amucisha muri ayo mazi yarangiza umuntu ugezemo imbere agakira indwara iyo yose yararwaye. None uwo muntu yaramugaye yaranjyanye ku buriri sinzi niba yarahinduye sinibaza ari kuvura yo kumenya bimeze nawe tekereza imyaka 38 ujyanye ahantu hamwe none akirwara mu mwaka wa mbere baramusuraga. Ese umukozi w'Imana ameze ute service we bakamugeraho abaginaga muri kwa yo umwaka wa mbere umwaka wa kabiri abadiakoni nabo barahagira umwaka wa gatatu bapasiro n'abashumba nabo barahagira umwaka wa gatanu yasira haza mushiki we umwaka wa gatanu jasira azana wabo umwaka wa gatandatu yaza nyirasenge wabaye haye sekuru umunani kintu mama n'umuzi asira abanye niyo mpamvu rero abantu iyo bafata ibintu bakabijyana mu buryo bamenyereye hari igihe bashiduka bahonda kuko abandi koko byanze bikuza umuryango uzamwitaho bisi we ariko ubundi waba ufite ahantu uvuga uza kwica abandi babifite bibaho se ndi umuryango kandi ukaba ufite nyogosenge shawe na tante bisi we ahari tante se yatumza bikwica ibaze pe nashaka nakabwira birashoboka se so wanjye yatumza bikwica abantu bazi ko se waba yatumza bikwica ni bande yakwira ibyo so wanyurira nani nani wowe hano muri basina umuntu wari wabaye umwaka wose akumara arwaye n'indi uzi ko yarwaye ubu bisa kurijyana ibaze kurijyana umwaka umwe utegereye ngo nanjye nzaki ufite na mituweli kujya kwisaziraza kwita gashingiye kambere ugasanga urwaye negatifu abantu barwaye negatifu ni umukomere baragiye kwita kambere ugasanga nta ndwara ejo bakoze bati Yesu noneho ni ndangiye ubundi iyi ndwara yitwa negatifu yateye ryari iyi ndwara yitwa negatifu yakabwira igihe yatereye iyi ndwara yitwa negatifu yatangiye cyagihe Adamu abereye agasiga umugore we muri Edeni noneho inzoka igakize kumuganiriza niyo ndwara negatifu yatangiye none Eva yabwira inzoka atekana Imana yatekada muri mpamvu Imana yagabuje ajya mu butagira ubwenge niba satani mudafata ibintu bya positive cyangwa se byanyiri muri yego akabishyira muri wowe naho indwara y'itangira yongera bikura bigenda bizamura imbaraga intambara nyoroka reka tugere kuri uyu mugabo rero none ngo Yesu yari agenda i Yerusalemu ngo aranganyura hariya kuri cya
ikomeye Betisibi ngo hanyuze rero ngo ahitaho umurwayi igihe kingana gute kandi abona yuko ntakeneye kugira gute gukira none Yesu amuzahe ngo zisubize Yesu yamubajije ngo mbese urashaka gukira abantu b'igihugu yamusubije none uyu bamaze kumusubira ngo databurira ngo rwose ngo ngubu ujye ureba ni kwa kuri nawe ujye ubigenza cyangwa se nanjye nyabigenza mbere buriya ngo amazi yayihinduranije ngo rwose ngo ntegereza ko nanjye nabona umuntu njugunyamo ngo nanjye ngo bagahita bantanga ubwo nyine abasinga igikiza ngo nawe ukareba uko byagenze ngewe kuva kera kose nahamagarwa n'Imana yaba ari imbwiye ari imbwiye kirekire yaba ari umuhanuzi ikoresheje simva guhita mbyemera sinabishobora ariko ntabwo bibigishe nari mu bigeze gutyo ubwo nuko nteye nyine uko nteye kubyiganisha wakubizima nahise ngibwira rero mani iyo ubwiye numva bikomeye utanabishobora basi wambwiye ibyo ushobora noneho tugatangira gushaka ibyo bintu wari uzabishobora ariko Imana ibishoboye bingahe ishoboye byose iyo rero uri iwanyu mu mubiri mu ntege zawe no mu gahinda kawe no mu bibazo byawe ubona bitakunda uzi ko iyo ushonje uba uzi ko utaribona ibiguhaza hari umuntu inzara yari yagera hano hari abantu inzara yariye n'ibandi oya mpano uyu munsi wenda yenda yigeze kurya kera hari abantu inzara yariye uriya inzara rero iri kukurya nta n'ubute wumva ko niyo baguha mu vero yajya mu nda ndetse nabwo ntuhaje amajwi y'inzara arakubwira ngo wowe uko ushingiye no kuntu umeze urabona wowe uzahaga niyo rero musanga afite inzara yo mu bwonko n'iyo mu maraso no mu misokoro icyo gihe uzamubwirwa n'iki nimukora ibirori uzajya kubona unafashe isahane yaruyeho purenedo nyandungu yose ayujujeho kandi atari bubimare niya nzara iri mu bwonko imatereka n'ubundi n'ahandi iboneye yego ikizagutungura ntazabimara iyo rero niya nzara ikibyukuka mu muntu ikavuga ati cya kera yarakwishe n'ubundi ntabwo yagira gute ntiyashira ariko kubera Yesu haleluya Yesu amara inzara nta n'ikintu na kimwe Yesu atamara mu gihe yari kugambiriyeho kuko hari n'igihe aba yakugambiriye yuko iyo kintu kikubaho kugira ngo abandi bose bazakwigireho kandi ngo ariko se ni ukubera iki Pawulo yasengeraga abantu bagakira wari urwaye ijisho ribona riga ubundi ushyize mu bwonko birumvikana ushyize mu mibare se baza birumvikana wowe uri gusengera abarwayi bagakira nawe ijisho ryawe rihora riga ntabwo riri gukira ubundi ibyo bintu birumvikana niyo handi n'abaganga Imana Yesu akora mu buryo butanegerewe ubundi Bibiliya harandikwa ngo umugombozi inzoka nimurya ntabashe kwigongora ubugombozi we ntacyo buzabumaze noneho turebye dusanga Pawulo we arwaye ijisho ni igishaka Imana yamuhaye kandi ngo niyo yanyuraga ahantu izuba riri kuva igicucu cye kikagukoraho wicaye hari urwaye wahita gukira none bantu bitekereze kuki ijisho rye ritegerakira buri kintu gikomeye ni umugambi w'Imana ni iki Imana yakugambiriyeho haleluya umugambi w'Imana kuri wowe ni iki Imana yakugambiriyeho birakomeye kuruta amashuri wize birakomeye kuruta uzi kubuzi kubwiriza birakomeye kuruta kuba uvuka mu muryango w'abakire ibyo nibyo bikomeye bituma n'icyo cyaba cyane gikomeye gute Yesu agikuraho kugira ngo arinde umugambi yagiranye nawe tuve amen haleluya ntibigeze ubona se abantu bapfa muri kumwe ugasiga none uzi gukwepa kurusha abandi none uzi ubwenge wowe uzi kwirinda se ni ukubera iki Imana yakurindiye umugambi ufiteho ahubwo abanza witoze gutegura ngo umugambi w'Imana ugiye gusohora muri jyewe nzitwara gute ari umuntu uzigeze kumanura nari ndi Kigali mu bibare arambwira ati rero itoze ko nk'abakire tikukugiye gukira abandisha niba ari ntuburi ibyo ngibyo ntabwo nakora iritoza ko abakeze ni wo kwanya mvuga kwanya ubundi rero iyo Satani ajya gucikagira hasi kwibutsa iwanyu urira atacaye iwanyu hari n'ugira amashuri iwanyu hari n'ugira igare iwanyu hari n'ugira kositimu akabanza akagucyuriye kuri iwanyu bagahabwa tubatera shingiye kuri shingiye zose ashingiyeho ntacyo nzimarira wari wabona uko umuntu akwita imbwa nawe ukajya kwishakaho umurizo nawe ukagira ngo uramufite kubera iyihe mpamvu ubugwa bwawe nawe urabubona niba abandi bagabo bigurira ipantaro utayibasha ugura umugabo niba se abandi bagabo bagura wowe wabigitenge utakibona ugura umugabo wenda nubwo nawe wabigutuka ariko nawe iyo ubwirebyeho urikaba akabinywa ngombwa ko umurizo utazunguruka wagira amahirwe ukumva ntuhari ugahita ubwira Yesu uti Yesu ukoresha ubundi buryo undege haleluya ikintu mukundira iyo wamanuye ibiciro byawe ukamanuka hasi uvuga ngo Yesu nta kintu nifiti ahita areba ikintu gishyashya tuve ngo amina none noneho rero mu buryo bushyashya ni ahantu umuntu yari amenyereye ko agira
mfite marume waje yakwanga muri Rwanda Revenue Tsinda Segonderi yarambe umwana wacu ubwenge n'utsinda uzavumbira nanjye ndije nawe wa mbere natsinze mitanzamuka Kigali kugasara Kanombe no yaratuye nawe zibindi zitotoje tinaratsinze nimwe natsinze sande kijiji ayo nani mfite sosha ndipo panamufite nyoko nawe aha yuko agiza kukuta wakwe wiki abakuye musohokera munsi none ngira kugira ngo n'urwenya mbona ndi bafite amafaranga n'imodoka nabandi bari kunyinisha natonto cyarangiye mvuye Kanombe kugasaraba n'amaguru ngere Nyabugogo n'amaguru ubona agatike n'ifite kari mu ngaro y'Inyanza niyo nayo matega n'ito ukajya kugasaraba senda kugera mu Nyanza je ntashinge narari tuti ariko Yesu yagiye kubura mu bundi buryo haleluya wamanye yakoze mu bundi buryo bitajya kureba umuntu gatoya ariya ku gisozi Imana itukoresha ubundi buryo rero muri minerivare n'ibikoresho ndakwiga Imana n'imbazo nimba ntashaka gufite mukomere Imana amashi amashi uko kubyumva ariko yari Imana uko yo bwaba ngo uko yo bwaba mukomere Imana amashi uko yo bwaba murabizese n'umuntu wajyaga bagakera ari umurozi noneho ariko bakajya bamugendaho arangije abona yuko bazamwica kubera kuruka ariko byanze bikunze umutwara aza guhemukirwa n'umuntu wari aho bita ku ntego none arangije umutwara amubwira ko kera warogaga ugakoza ko wamfashije ko ufite umwanzi nawe ukamurogera undi rero tisiyiroga nabivuye undi twakoze tireba rero ukuntu byagenda ariko njye gushiduka wakoze umwanzi wamukuyeho nyine aragenda aho bwabaga nyine kera babuze bwadira aho bwabaga arangije aragenda akoramo nyine aho bwabaga aramuroga maze kutajya kuroga ubundi barone ngo arife ko byageze zinakoze iyo bwabaga no muri sangara bikati abasigaye biroga birakura nawe rero imbaraga zawe ubushobozi bwawe bwa kera ukiri umusore kora aho zari ziri n'ubundi ujye ukomera Imana amashi n'ubundi n'irya yawe yose 10 utanga imuntu niba nta mutima kuba ufite mu rusengero niba nta nishyamba wazanye utanga imuntu kuko ni Imana uzi hasi umuntu cyangwa nawe ari ngewe mujye mukomeza natwate tumeze nk'ibigori biteze aba ari ngewe mujye mukutaka natwate tumeze nk'ibigori biteze ariko niba ari Imana mujye mukora yukaha haleluya haleluya kamusomera ko Imana none nawe gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 5 nashaka gusoma guhera ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8 ibindi turabivuga aranditse aya magambo agira ngo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 5 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8 wonyine hariho umuntu wari ufite indwara ayimara imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nyiza undi ananga kumanuka ku murongo wa 8 Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende reka tushyire mu 9 muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwaragenda Imana nihimbazwe niba tugira ikinyabupfura mu rusengero dufunge inzira zacu dufite tuganire mu minota mike dusigaranye niturangiza twumva ukuntu Imana igikora mu buryo butagize gute butamenyerewe haleluya aha kuri iki kidendezi rero cy'i Yerusalemu hano ku irembo ry'intama ntabwo nabivuze haruguru ngo hari abantu barwaye mbega bose biteguye gukizwa nk'uko bazajya mu kidendezi umuntu wese agura mitiweli azi neza ko azakizwa na mitiweli agiye kwa muganga ubwo se ubwo twese tumenyereye se none uyu murwayi ntabwo yaramaze imyaka 30 n'ingana umuntu ufite imyaka 38 hano n'inde umuntu urusha imyaka 5 n'inde hano ufite 38 gusa atayirengeje n'imwe simbona mushaka saba ni mukiri munsi yawe cyamaye nta muntu ufite 38 muri rusengero 37 se basi 35 37 nabo we wone murebe umuntu none waya kurwara ukangana n'uri none uyu ndwara yirwaye Yesu ashimwe cyane we yarafite icyizere cy'uko amazi azihinduriza igihe kimwe agahita nawe ajyamo agashakira ikibazo rero ngo we amazi yihindurizaga yaburaga umuntu uri mu mujugunye mu ki
ese n'umukozi w'Imana umeze utese disiwe bakamugeraho abandi banaga muri korali baraza umwaka wa mbere umwaka wa kabiri abandi akorera arwaye ngenda ntekereza ageze muri myaka 20 ukunera neza mbega ubundi ushaka kujya mu bicazo umuntu yari afite usa nk'ukikiraho umuntu hano uhari waba arwaye umwaka wose akamara arwaye ninde uzi ko yarwaye ubumise kuri biryana ibaze kurya umwaka umwe utegereje ngo nanjye nzakira ufite na mituweli kujya kuri santere z'azada kwita gashije kambere bagasanga urwaye negative abantu barwaye negative uri mukomere bagira ukujya kakana bagasanga nta ndwara urwaye ejo bakongera bati Yesu noneho birangiye ubundi iyi ndwara yitwa negative yateye ryari iyi ndwara yitwa negative yakabwira igihe yateye iyi ndwara yitwa negative yatangiye cyagihe Adamu arebera agasiga umugore we muri Edeni noneho inzoka igahita imuganiriza ni indwara negative yatangiye none Eva yabwira inzoka atereka Imana yatereka da buri impamvu Imana yagabuje yajya mu mutagira ubwenge niho Satani yatangiye kujya afata ibintu byari positive cyangwa se byari biri muri yego akabishyira muri wowe naho iyo ndwara yahise itangira rero bigenda bikura bigenda bizamura imbaraga intambara narota reka tugere kuri uyu mugabo rero none ngo Yesu arimo agenda i Yerusalemu ngo arahira kuri cya kidendezi ajya mu gihugu cye Betisida ngo ahanyuze rero ngo ahita abona umuntu urwaye igihe kingana gute kandi abona yuko uwo muntu akeneye kugira gute gukira none leta wumva inzahare ukuntu zisubiza Yesu aramubajije ngo mbese urashaka gukira abantu mwibuka ukuntu yamusubije neza ntabwo yigeze avuga ngo yego reka inzahare ntabwo zisubiza inzahare ntabwo ziba zizi igisubizo inzahare itajya kubwira agahinda kayo ngo databuja ngiye amazi yihinduranije ngo kuri umuntu ujugunya ni kwa kuntu uzasanga umuntu rero ntambara wamaze se byagenze ati se tubageze ngo se buriya shangazi se ari muri liste y'abazagutabara ngo se wagize ngo ahubwo se wa mukobwa wanjye wakize uri Kigali ngo ibi ngibi se ngajya bimenya ko yikire se aragukiriye ngo none se wagira ngo ngo sifite marume gukora muri Rwanda Revenue aramaze ka kwasa gukorera niyo mpamvu Yesu yagiye kugira neza arakureka ibyo byose bikabanza bikagushiraho agakoresha uburyo butamenyerewe tumuhe icyubahiro Yesu n'Imana uburyo butamenyerewe iyo bugiye kuza rero ikintu kizakubwira ko uburyo butamenyerewe bugiye kuza nuko uburyo busanzwe bumenyereye bwose bucika intege yego Imana imaze kubwira ngo izamana inefibari sinshobora kubyibagirwa nabona umukire wese usubije tuzanye abandi barahita yimba nari ngaze nka Kanyombya wigeze guca ahantu abona abakire barahaciye atabakugora abakire bahaciye bahataye amafaranga uri ubukene buragatsindwa gutekereza nk'umusazi noneho yibwiriza ko amafaranga bayahataye ajya kuyashaka kandi arayabura nanjye ubu nari nzi ko abakire tw'abatuzanye n'umuntu nzi wenda ufite agakote keza tuziranye ari bube ku mafaranga ariko ntabwo ari uko Yesu yari yabiteguye tuvenga amen ahubwo iyi Imana igiye gukora ituma abandi bose na bwa bushobozi bwose waruzi bwose bucika intege Imana igahita ikora mu buryo butari bugize butari bumenyerewe noneho uyu nguyu amaze kumusubiza ngo databuja ngo rwose ngo ubu ujye ureba ni kwa kuri nawe ujye ubigenza cyangwa se nanjye nyabigenza ngo buriya ngo amazi yo yihinduranije ngo rwose ngo ntegereza ko nanjye nabona umuntu njugunyamo ngo nanjye ngo bagahita bantanga ngo njye nk'abasinyi igikiza ngo amarere yari ku gitsina ngo kubirangira njyewe ntakize umwaka wa mbere bigenda gutyo imyaka 38 irashira ntegereza ko nabona umuntu ugira gute unjugunyamo ariko twaje kumenya ijambo ry'Imana icyo ritubwira igihe cyo gukora cy'Imana iyo kigeze haleluya ntabwo bihindira amatariki we umenyereyemo ahubwo igihe cyo gukora cy'Imana iyo kigeze ikora igihe yateguye gukora ibintu ikora kandi yakora ikintu cy'umutse kitajejeta amazi tuvenga amina haleluya none Yesu akimubwira gutyo nawe atangiye kumubwira ya maganya ye mpaka kundi nigeze guhura n'umuntu arambaza ngo wajya mu bakangaye kubera nta telefone nari mfite bitamanga rero sajya muri yemwe cyashize narishimye kandi yamajije umwaka niga mu ntama muri yemwe cyashize natwe ntabwo nakishimye ariko ntabwo mbari iyo ngiye kwaje umwaka wigamo niyo niga mu wa gatatu tibaze kutitije mu gihe cyashize tubasaba ko bano ubona ngo bamusubiza ngo na amafaranga wanishobora se kubera ubuzahare ubwo mwabahajemo akavirusi gatuma ubwo mudakora ku murongo warabaye nk'umusazi ubundi abahanga bavuga ko umukene n'umusazi burya bakumva bari garafere ubundi kubera ko ikintu kizabikubwira bose bagenda bivugisha icya kabiri bose bambara imyenda icitse ikindi cya gatatu bogira ibyo barya uhita usanga nawe bitaniye
bifitanye isura. Uwo bidakaranze yatavanze amateke n'ubunyobwa n'ibishyimbo bavagemo na karoti. Karoti n'umusirimu yabaye umusirimu. Karoti nta musirimu cyane. Ahita afata uruhu rucakirane kubera yuko n'ubundi byose bifite ari bikeya. Naho umusazi nawe rero ukutavuga n'umureke akamanga n'irindazi n'igikoma n'ikivuguto byose ibyo bamuhaye akanekenyera. Abo bantu mva nta sano bajya kugirana. Imana iturinde ubukene cyangwa iri butugumishe. Imana iturinde ubukene kuko ugiye ubukene byanze bikunze n'ijambo ryawe rirakena. Niyo ryaba rimeze biteye itarikene. Ubwo mugiye kumanga abakire baramaze muri za abakire saa abantu n'amusetse. Ahubwo nibo bantu. None se umukire atarongo umukene yabaye igihe. Erega natwe tugiye kuzakomeza muri wa mwuka abantu baje kudukoreza bagushizeho. Wahirwa abakene. Reka abakene se bahirwa hehe? Iyo mujyanye kwa muganga umuntu yaje n'imodoka babanza kwakirane. Ubwo niwo uhiriwe noneho. Niwo uhiriwe zuba rikiciye zikageza saa 9 batakuvuye. Niwo uhiriwe burya. Cyangwa iyo waje n'imodoka. Oya reka mubwire ikibi kiba gihari n'ubwo abantu bakira bakareka Imana. Abo sina bose. Ubwo nyina nabo n'abakire bazi Imana. Benshi ndetse. Ubundi sijya ko ugiye ufite n'amafaranga ufite n'ubwenge n'ukorera Imana neza. Uzi kuntu biryoha disiwe agitega akamoto keza cyangwa ari igeze kujya gufata akavatiri. Kugiye guhumeka neza wa Yesu mu mwanya. None se waje n'amaguru n'ukuri va mufombi ryo muri no minsi we. Ifombi ryo wazo kukiba ngo Yesu mu mwanya. Ubukiri mu ifombi ryo muri no minsi. Imana ni turengere kandi Imana itugirire neza dushingiye ku mirimo y'Imana no ku Imana ikora bitameze nk'ibyo abantu bakora. Twarayibonye cyangwa ntitwayibonye. Abantu baboneye Imana ni muri icyubahiro. Twabonye Imana itugirira neza, tubona Imana itwambika, tubona Imana itugaburira, tubona Imana igendana natwe, tubona Imana iturinda abarozi, tubona Imana iturinda inzara, tubona Imana itwambika. Abantu bazi ko babonye Imana mureka tuyikomere mu mashyi. Umurwayi wari uri aha ngaha yari amaze kunabyara arangiye. Ni nayo mpamvu yabwiye Yesu ati data wibagiwe iyo mbonye umuntu iyo amazi yinjiranye neza ko mbona umuntu nagamo. Niba abandi n'abamuzi ngo marakijijwe kandi ngo mwana ufite bene wanyu bakijijwe ufite na pastor muri inshuti ibibazo nibiza zakuvugira akuvugira iki se? Akuvugira iki? Ufite umujyakane ndagiye ukarameze kazenya ufite umujyakane tujute ufite imodoka. None rero nabashaka kubwiriza nana abandi ufite ivuga mutumana uzaze ubereke. Gatambira ngo rero tuzagiye gukora Imana. Yarazi no bayahana n'iminota 10 naho ari bafite amafaranga. Wese aruvuga mutumwa. Muzika amafaranga se umuntu yafite nawe uvuga mutumwa yabishatse. None se birabyuma mara mara bitoraguye. Hano mu bitangira ishibo bakabaha ibyuma. Cyana amafaranga. Nama? Amafaranga. Nani mutanga amafaranga natwe. Narigize wenda mu yamutangira ishibo cyangwa iby'inturusu. Amafaranga arakenewe ahantu hose. Asibye yuko atazakujyana mu ijana azatwarura n'inzira mu ijoro n'imba y'ubizi. Umuntu afite amafaranga ujya witonda. Uzi ko umuntu agukandagira afite amafaranga ugahita umwanga ikirenge cyane kigi hejuru y'icyanjye kandi agukandagira. Kubera amafaranga yose wabona umuntu afite amafaranga ugenda agukandagira. Umukire arakandagirana. Imana ni iturenge. Ariko Yesu yagiye kutugirira neza. Haleluya. Akora mu bundi buryo butamenyerewe. Abantu batari bazi. Niyo mpamvu Yesu akubwira ati oya gabanya amagambo yawe n'amatiku n'amarira ahubwo wowe ikorera umurimo ugire gute? Mugende. Haleluya. Yesu yagiye gukiza ntabwo ashaka kuvuga ibintu byinshi. Yesu yagiye gukora imirimo ye ntabwo ategereza yuko urinda guhamagara ba nyokorome. Ntabwo ategereza guhamagara ba so wanyu ahubwo bakora mu gihe cye mu buryo butamenyereye. Tuvenga amen. Ntabwo ni gutwara umwanya munini cyane. Twagiye ngo dusenge Imana. Abantu bashaka ko Yesu abakorera ibintu bishyashya muri no munsi ndetse mu byo abantu batari bamenyereyeho. Usika abantu rero bakumenyereye bazi ngo byanze bikunze azangira umuceri no kumuhungu yamwohereje. Oya reka Yesu none akora uburyo butamenyerewe ahubwo uhe noneho. Noneho hari igihe baba bararwaye abantu bakavuga ati n'ubushize yakiza nuko ageze i Kigali. Noneho Yesu agukiza utagiye i Kigali mu buryo butamenyerewe. Abantu bari hano bifuza ko Yesu abakorera ibintu mu buryo butamenyerewe muzamura ikiganza. Yesu nabaho umugisha rero muzamuke ku maguru yanyu dusenge Imana. Yesu adukorera ibyakaza kudukorera mu buryo abantu batari bamenyereyemo batari baravuze ngo ni kwa kundi bisanzwe bigenda ahubwo Yesu adukorere ibitangaza mu buryo butamenyerewe abantu batari bazi abantu batari basanzwe bitwaramo. Mu diyakono uri hano nakingura urugi hariya
amin. Tuvuge amin. Kongera tuvuge amin. Yesu igiye kumusaba wana ataruka gukiranuka kurusha abandi. Neza yawe twarayibonye. Imirimo y'amaboko yawe yaragaragaye abantu barabibona. Uyu mwanya twumvise ijambo ryawe dusanze hari ubundi buryo ukoresha butamenyerewe kugira ngo abantu batagusuzugura, abantu batagira ngo niba babikoze. Natwe uyu mwanya ubwoko bwawe bungana gutya duhagurutse ku maguru yacu turakubwira ngo ibintu dukorera ibyacu dukeneye ubidukorere mu buryo butamenyerewe, kandi abantu bose bari imbere yawe ni wowe wenyine bakeneye, kuko biringiye abantu barabatenguha, biringiye abakomeye barabasuzugura, biringiye abantu bazwi basanga nabo nubwo bazwi nta kintu bamaze, ariko tukuzamuriye amaboko nk'ingabo zitsinzwe turakubwira ngo dukorere ibyo uvuga kudukora waduteguraniye, ndetse ubikore mu buryo bushyashya butamenyerewe. Ngwino uvura abantu bari barwaye mu buryo butamenyerewe, ngwino ugire neza abantu mu buryo butamenyerewe, ngwino wandika abantu mu buryo butamenyerewe, ngwino ukora imirimo mu buryo butamenyerewe mu izina rya Yesu, ngwino utanga urubyaro mu buryo butamenyerewe, ngwino utanga akazi mu buryo butamenyerewe, ngwino ugirire neza buri muntu wese mu buryo butamenyerewe. Kuri Imana yacu kandi tukwiringiye, urakoze turagushimiye, tugukomeye mu mashyi tugushimiye. Tumaze gusenga muri buno buryo, reka musabe umuntu ushaka gukizwa nawe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe akajya ajya mu mwanya wo kumuvuga akanamukorera. Uwo muntu azamura ikiganza tumusengere nawe uyu munsi akizwe, Yesu naguha umugisha. Umuntu ushaka gukizwa nawe Yesu aguha umugisha, azamura ikiganza cyawe hejuru cyane. Ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine dusanga, ni nawe wenyine ubikora bigakunda, abandi byarabananiye. Haguruka ku maguru yawe uze hano hafi dusenga Imana, haguruka ku maguru yawe uze dusenge. Ni Yesu wenyine ubikora bigakunda, niwe wenyine utanga agakiza, niwe wenyine utanga ubuzima. Yesu niwe wenyine utanga urubyaro, Yesu niwe wenyine utanga akazi. Yesu twamubonyeho byose, bino kuri Yesu ntabwo ari kuri jyewe, ahubwo uze kuri Yesu. Ndi kuvuga Yesu Kristo, icyubahiro kizamuke ni icya Yesu. Njyewe nta cyubahiro kindi asibye icyo Yesu azajya azamurira akashyiraho, nicyo nzaza nakira. Ahubwo banguka bino hunga udapfa uze kuri Yesu, niwe wenyine ugira icyo namarira abantu. Reka nigire pastor afate mikoro agenda ari imbere y'abantu, ababyeyi bafite abana batoya babafashe, dusengera abantu n'Imana, tubasengere tubwire Imana yuko tugize amahirwe n'umukiza. Ntabwo ashaka kuvuga ibintu byinshi. Yesu agiye gukora imirimo ye, ntabwo ategeza yuko urinda guhamagara ba nyokoromi, ntabwo ategeza guhamagara ba so wanyu, ahubwo bakora mu gihe cye mu buryo butamenyerewe. Tuvuge amen. Ntabwo bari gutwara umwanya muri cyo cyane, twagiye ngo dusenge Imana ataruka gukiranuka kurusha abandi. Neza yawe twarayibonye, imirimo y'amaboko yawe yaragaragaye abantu barabibona. Uyu mwanya twumvise ijambo ryawe dusanze hari ubundi buryo ukoresha butamenyerewe kugira ngo abantu batagusuzugura, abantu batagira ngo niba babikoze. Natwe uyu mwanya ubwoko bwawe bungana gutya duhagurutse ku maguru yacu turakubwira ngo ibintu dukorera ibyacu dukeneye ubidukorere mu buryo butamenyerewe, kandi abantu bose bari imbere yawe ni wowe wenyine bakeneye, kuko biringiye abantu barabatenguha, biringiye abakomeye barabasuzugura, biringiye abantu bazwi basanga nabo nubwo bazwi nta kintu bamaze, ariko tukuzamuriye amaboko nk'ingabo zitsinzwe turakubwira ngo dukorere ibyo uvuga kudukora waduteguraniye, ndetse ubikore mu buryo bushyashya butamenyerewe. Ngwino uvura abantu bari barwaye mu buryo butamenyerewe, ngwino ugire neza abantu mu buryo butamenyerewe, ngwino wandika abantu mu buryo butamenyerewe, ngwino ukora imirimo mu buryo butamenyerewe mu izina rya Yesu, ngwino utanga urubyaro mu buryo butamenyerewe, ngwino utanga akazi mu buryo butamenyerewe, ngwino ugirire neza buri muntu wese mu buryo butamenyerewe. Kuri Imana yacu kandi tukwiringiye, urakoze turagushimiye, tugukomeye